Hello guys, ni Shazo Trading. Uyu munsi nshaka kubabwira kandi kantu. Ese katuganireho gato nyine nk'abantu musanzwe mukora ibintu bya forex na crypto. Ese iyo witegereje neza ukareba chart ya gold ni Bitcoin n'ibiki, warabibonye yuko bamwe bashobora guhita baza bakigira iki bagahita bicira za support na resistance n'ama order block, ariko hari bamwe n'abandi bamanza kureba iki ibijyanye n'ubukungu. Ese kureba hanze byifashe gute, USA Trump yavuze ibiki. Ese wabuze impamvu iri behind y'ibyo ngibyo? Uyu munsi ibyo nshaka kugira ngo tuganireho. Turamaze twibaze, ese technical analysis ni iki? Technical analysis ni uburyo abatrader basesengura isoko bakoresheje chart, candlestick, support, resistance, trend line, indicators nk'ibimenyetso mu isoko. Ahangaha umucuruzi yibanda ku kibazo kimwe cyonyine: price cyangwa se igiciro kiri kwerekeza hehe. Urugero rworoshye: niba gold price ikubise gapushinga high ikagera kuri iki, kuri resistance, then bearish candlestick iminota 15 ikaba formed, umutrader cyangwa se umusesenguzi w'isoko ashobora guhita avuga okay, nimbe isoko ritacinze kuri resistance kandi rikaba ryerekanye ko hari bearish candlestick, ashobora kwexpectinga yuko price igiye kugira iki, cyo guhita imanuka, igiciro kikagenda kigira iki kikamanuka, akaba yafata iki sell position. Ikindi technical analysis igufasha kumenya ahantu heza ho kwinjirira iki isoko, entry yawe, ukamenya aho ushyira take profit, ukamenya aho ushyira iki stop loss, naho isoko na direction riri kugenda rijyamo. Reka twibaze fundamental analysis ni iki? Fundamental analysis yo yibanda ku makuru ajyanye n'ubukungu n'ibintu byabaye mu isi bishobora guhindura iki igiciro mu isoko. Urugero ahangaha twavuga rwa fundamental analysis dushobora gusangamo inflation, interest rate, non-farm payroll cyangwa se NFP, CPI. Ikindi nanone ushobora gusangamo intambara cyangwa se amakuru ajyanye na politiki. Ahangaha iyo amakuru asohotse y'intambara cyangwa se andi makuru yose, inflation rate n'ibiki byose, bishobora gutuma gold yari iri kuzamuka ishobora guhita imanuka, cyangwa se gold yari iri kumanuka ishobora guhita igira iki izamuka, bishobora guhindura iki price mu buryo bwihuse cyane. Aha wahita wibaza, ese ni irihe tandukaniro riri hagati ya technical analysis na fundamental analysis? Technical analysis ikubwira ni hehe nakwinjirira, ese ni hehe nasohokera, already kuri chart uri kubibona. Mu gihe fundamental analysis yo ikubwira ni iyihe mpamvu isoko riri kugenda muri iyi direction, cyangwa se ni ukubera iki isoko riri kugenda muri iyi direction, nibyo fundamental analysis ziza zisobanura. Wenda hari kuba intambara USA and Iran, wenda hari kuba iki inflation rate, ibintu byinshi bishobora gutuma iki price izamuka cyangwa ikagabanyuka. Abatrader benshi cyangwa se abaprofessionali benshi bakoresha ibi bintu bibiri byombi, fundamental and technical analysis, kubera ko technical analysis bizera yuko ikwereka igihe cyiza cyo kwinjira isoko no gusohokera, mu gihe fundamental analysis izabafasha kugira iki, kumenya direction y'isoko ya nyayo kugira ngo babe bavuga ati turi muri buy position or sell position. Umwanzuro nakubwira cyangwa se twafata, ikintu cya mbere ugomba kumenya, ntukishingikirize nuza technical analysis gusa cyangwa se fundamental analysis gusa, ahubwo byose uko ari byombi bikoreshe mu gihe cya nyacyo kiboneye. Ntukajye ujya kuri chart gusa ngo uvuge ngo nashatse entry, okay nafata stop loss nkagira iki, utazi yuko nyamara uyu munsi hari news event, urugero CPI, NFP, ugomba kubizi ko kwa gatatu cyangwa kwa kabiri cyangwa kwa gatanu zikunze kuba niki, ukavuga ati okay, nimba news zikunze kuba ngomba kumanza ngamenya iti news zimaje gukubita hari iyihe direction zatanze. Ibyo byose ukaba ugize iki ubizi. Niba ari ubwa mbere cyangwa se ubonye iyi channel yacu, ukabukana subscribe, like, share na comment, usangize n'inshuti zawe, tukomeze kubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.